Niba hari akarere karimo karihuta cyane mu iterambere ni Huye. Ngaho imiturirwa miremire igezweho, imihanda ya kaburimbo mishya, amahoteli agezweho neza nka Kigali mu murwa mukuru. Nta gushidikanya hari n'abemeza neza ko Huye ari wo mujyi wa kabiri nyuma ya Kigali. Ngaho nawe hera ijisho iyi mihanda ifite ubusitani bw'ibiti bishya n'isuku bitangaje bibereye ijisho rya mukerarugendo. Amasoko agezweho ya kijyambere, inyubako nshyashya zizamurwa buri munsi. Reba nk'iyi nyubako bari kubaka rwagati mu mujyi. Iri ni isoko rizaba ari rinini kurusha ayandi mu ntara zitandukanye nyuma y'umujyi wa Kigali. Erega si ibi gusa ubonye, tujye kukwereka n'ibindi bikorwa remezo byinshi abashoramari ba Huye bateganya kubaka biri ku rwego rwo hejuru. Zimwe muri izo projet tugiye kubereka harimo hoteli z'inyenyeri 5, sale z'imyidagaduro neza nka Kigali BK Arena. Umujyi wa Huye ku muvuduko w'iterambere rirambye. Bantu banjye mwe, iyi si video gusa, ahubwo no kurebera hamwe hazaza ho turere mu iterambere ry'imijyi igezweho mu ntara. Tugiye kurebera hamwe ibikorwa remezo n'imishinga bituma akarere ka Huye kaza ku mwanya wa mbere nk'umwe mu mijyi yunganira Kigali mu bihe bya none no mu bihe bizaza. Gusa ariko harimo imishinga ikomeye cyane tugiye kukwereka yarangiye kubakwa mu karere ka Huye. Ngiye kukwereka inyubako 6 z'igitangaza z'amahoteli utari uzi ko ziri mu mujyi wa Huye ndetse n'amasoko atandukanye. Bantu banjye ntacyo murabona, ibitangaza biri imbere. Icyo usabwa ni ukubana natwe kugeza ku musozo ugasobanukirwa. Mbahaye ikaze muri iyi video idasanzwe mu iterambere rigezweho ry'akarere ka Huye. Nge mwumva nitwa Mr. Legacy. Mbahaye ikaze. Ku mwanya wa 6 turahasanga imwe muri hoteli igezweho mu mujyi wa Huye, yitwa Lighthouse. Ushobora kuba uhise ugira amatsiko yo kumenya iyi hoteli impamvu yaje ku mwanya wa 6. Iyi hoteli ifite ibyumba 24. Iyi hoteli iherereye ahazwi nko ku Mukoni uri muzamuka Gitumba. Abayizi neza iri hepfo ya kaminuza nkuru y'u Rwanda. Hari n'ibindi iyi hoteli yihariye kubera ko iyo urebye ku rutonde usanga ifite conference room, gym, restaurant ndetse n'ibindi. Iyi hoteli nyirayo yitwa Flake ntago ari ibi bikorwa remezo gusa afite mu mujyi wa Huye, kubera yuko niwe nyiri urusengero rwitwa El Shaddai Church. Kandi Flake hafi aho ngaho iyi hoteli ahafite n'irindi vuriro rya prive. Ibi ngibi n'ibindi tuzagarukaho mu kiganiro cy'ubutaha nibyo bishyira ku mwanya wa 6 muri hoteli zikunzwe kandi zigezweho mu mujyi wa Huye. Tugiye ku mwanya wa 5 turahasanga hoteli nayo y'igitangaza kubera ko yanditse amateka mu mujyi wa Huye. Turahasanga Galileo Hoteli. Gusa icyitonderwa, twateguye uru rutonde twifashishije imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Gusa izi hoteli twahereyeho nta nimwe igaragaza nivo ifite ku mbuga izo arizo zose zishinzwe gutanga nivo z'amahoteli. Gusa icyo nakumaraho amatsiko, mu mujyi wa Huye hari hoteli zigera kuri 2 ziri ku rwego rufite inyenyeri 4. Izo hoteli ni izihe? Uko ugenda ukurikirana kino kiganiro cyangwa se iyi documentary ni kugenda usobanukirwa hoteli zirushije izindi mu mujyi wa Huye ndetse ziri ku rwego rw'inyenyeri. Dore kimwe mu cyatumye Galileo Hoteli iza ku mwanya wa 5. Ifite ibyumba 40. Galileo Hoteli ifite wifi, parikingi nziza igezweho, restaurant ndetse n'ibindi tutabashije kurondora muri iyi documentary y'uyu munsi. Ushobora kuba uri muribaza ninde nyiri Galileo Hoteli. Iyo usomye neza ku rutonde cyangwa se kuri liste ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye usanga nyirayo yitwa Theophile. Kubera imitangire myiza ya serivisi y'iyi hoteli, ibi ngibi nibyo byayishyize ku mwanya wa 5
kandi yihariye no kugira ibyumba byinshi kurusha izindi hoteli twavuze haruguru. Ku mwanya wa kane turahasanga Kasa Hotel Limited. Iyi hoteli ifite ibyumba 50. Iherereye neza mu mujyi rwagati wa Huye, ahazwi nko kwa Bihira cyangwa se kuri Lectura. Nyuma yo kuba ifite ibyumba 50, iyi hoteli ifite wifi, restaurant nziza igezweho, parikingi nini cyane. Iyi hoteli ibingibi bikaba ari byo bishyira ku mwanya wa kane muri hoteli zikunzwe cyane mu mujyi wa Huye. Aka kanya urimo uribaza ngo iyi hoteli ni iyande? Iyi hoteli ni iya nyakwigendera Bihira, gusa kuko atakiriho birumvikana imitungo yewe yasigaranye abana be. Si iyi mitungo gusa bafite, kubera ko bafite n'indi kampani itwara abantu n'ibintu, by'umwihariko ikorera mu ntara y'Amajyepfo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ibi ngibi n'ibindi tuzababwira mu cyegeranyo cy'ubutaha, bikaba ari byo bishyira ku mwanya wa kane muri hoteli zikunzwe cyane kandi zigezweho mu mujyi wa Huye. Ku mwanya wa turasanga hoteli y'Ikimenya bose mu mujyi wa Huye yitwa Huye. Iyi yo ifite ibyumba 60. Gusa nyemerera mbanze ngusobanurire gatoya. Iyo tuvuze ko hoteli ifite ibyumba 60, ikagira conference room, ikagira restaurant, wifi, parking ndetse n'ibindi, igatanga serivisi nziza, ibi ngibi biri muri bimwe ababishinzwe bashingiraho bahereza hoteli inyenyeri cyangwa se bayizamura mu ntera. Ibi ni bimwe bituma iyi hoteli iza ku mwanya wa gatatu. Huye ifite conference room, ifite restaurant, wifi ndetse na parking. Iyi hoteli nyirayo yitwa Semuhungu. Semuhungu ntabwo ari imitungo yonyine afite mu mujyi wa Huye, kubera ko iyo usomye neza usanga isoko riri kubakwa ahazwi nko mu Irango. Afitemo imigabane nka 50%. Iri ni isoko ry'igitangaza rishya riri kuzamurwa mu mujyi wa Huye rigenda kuzura. Ibi ngibi n'ibindi tuzababwira bikaba ari byo bituma iyi hoteli ijya ku mwanya wa gatatu muri hoteli zikunzwe cyane mu mujyi wa Huye kandi zigezweho. Bantu munkurikiranye mukomeje kuryoherwa n'iyi documentary nk'uko nanjye iri kundyohera kubera ko ndi kuyibabwira. Nemeye kuba umugaragu w'ibyegeranyo. Tugeze kuri hoteli rero ebyiri zikomeye ziyoboye izindi mu mujyi wa Huye. Izi ni hoteli ziri ku rwego rw'inyenyeri. Ese ushobora kwibaza ngo ziri ku rwego rw'inyenyeri zingahe? Izo hoteli ni izihe? Ushobora kuba wajyaga uyijyamo ariko utabizi. Ndagira ngo mbanze ngusaba akantu koroshye. Ndagusaba gukanda subscribe niba utarayikanda, kandi ndagusaba nituza gusoza iyi documentaire uze kudusangiza ibitekerezo byawe muri comment. Ndagusaba kandi iyi video kuza kuyisangiza n'abandi, nunayikunda urakanda like. Reka dukomeze. Ku mwanya wa kabiri turahasanga hoteli y'igitangaza yitwa Gedeon Hotel. Gedeon ifite ibyumba 60, iri ku rwego rw'inyenyeri enye. Iki ni icyemezo yahawe na RDB. Gedeon Hotel iherereye iruhande rwa kaminuza nkuru y'u Rwanda. Gusa ibingibi bishobora kubivuga utabizi ukumva ntago bitangaje. Gusa icyo nakubwira nuko imijyi yo mu ntara hafi ya yose ushobora kuzenguruka ugasanga nta hoteli iri ku rwego rw'inyenyeri enye. Huye ni igitangaza kubera ko ari igicumbi cy'iterambere, igicumbi cy'ubwenge. Niyo mpamvu uhasanga n'izi hoteli z'ibikomerezwa. Dore bimwe mu byatumye iyi hoteli ijya ku rwego rw'inyenyeri enye. Iyi hoteli ifite restaurant, piscine, conference room. Iyi hoteli itanga serivisi nziza, ifite wifi, parking nziza igezweho, gym, room service n'ibindi bikorwa byinshi bikorerwa muri iyi hoteli kandi byiza. Muratwihanganira nk'uko twabibabwiye, mu Rwanda biracyagoye kubona amakuru y'inzego zitandukanye. Nyiri iyi hoteli amazina yiwe ntago twabashije kuyabona, gusa uwaba yazi yatwandikira muri comment nyirayo. Yabakoze cyane. Mbere yuko ngutangariza umwanya wa mbere kuri hoteli zihenze cyane kandi zigezweho mu mujyi wa Huye, kuri hoteli iyoboye izindi, ndagira ngo mbanze nkurarike ntugende utumvishije ibikorwa remezo bitatu naguteguriye muri iyi documentaire bigezweho mu mujyi wa Huye, ari nabyo bifite uruhare runini kugira ngo uyu mujyi wa Huye ujye ku rwego ruhenze cyane nyuma y'umujyi wa Kigali. Ku mwanya wa mbere turahasanga hoteli y'igitangaza yitwa Hoteli Mata Boni Consili. Boni Consili
ushobora kuba utarubizi yuko ari iyoboye izindi mu mujyi wa Huye. Iyi hoteli kimwe mu biyigira igitangaza ikajya ku mwanya wa mbere. Ifite ibyumba 97, iri ku rwego rw'inyenyeri enye. Iyi hoteli ifite conference room, gym, restaurant, ifite piscine, parking n'ibindi bikorwa bituma ijya kuri uyu mwanya. Kandi iyi hoteli ni ya Kiliziya Gatolika. Iyi hoteli yihariye uno mwanya irawukwiye kubera yuko idini rya Gatolika rijya rigira n'ibindi bikorwa remezo byinshi by'ibitangaza hafi aho ngaho. Nimwe muri hoteli ya mbere mu mujyi wa Huye, yihariye executive and presidential. Iyi hoteli ifite restaurant ebyiri zihariye. Huye by'umwihariko, aka ni akarere k'igitangaza benshi batari bazi. Aka karere ukurikije n'utundi turere two mu ntara, aka karere niko konyine kihariye umubare w'ibyumba byemewe n'amategeko mu mahoteli bigera ku 1500. Nk'uko nabigusezeranyije, nyemerera nkubwira ibindi bikorwa remezo bitatu bikomeye cyane utaruzi mu mujyi wa Huye bituma uyu mujyi w'igitangaza. Mu byo nakubwiye byose nta ruhande mbogamiyeho, ibi byose tuba twakoze research tukabahereza amakuru yose uko yakabaye. Gusa wowe ukurikije uko wabyumvishije uraza kwishyirira ku mwanya ukurikije n'utundi turere. Gusa nibidukundira n'utundi turere tuzabakorera documentary y'ibitugize. Ese warubizi ko umujyi wa Huye ari wo wubatsemo inzu ndangamurage y'u Rwanda izwi nka mize? Yego, wanyumvishije neza. Mu by'ukuri inzu ndangamurage y'u Rwanda mize yubatse mu karere ka Huye. Huye ni igicumbi cy'ubwenge guhera kera, niba ubyibuka neza. Niho hari kaminuza nkuru y'u Rwanda, n'ubu ngubu iracyahari nk'ishami. Dore ibindi bikorwa remezo utaruzi ko byuzuye mu mujyi wa Huye bituma uyu mujyi w'igitangaza ugakomeza kugira ishusho nziza. Huye huzuye ingoro y'abanyamuryango ba FPR. Iyi niyo ngoro ugereranyije n'utundi turere two mu ntara nyuma y'umujyi wa Kigali. Iyi niyo ngoro ihenze cyane. Iyi niyo ngoro nziza. Iyi ni inzu y'igitangaza mu by'ukuri nk'uko urimo urayireba. Iyi ni inzu y'igitangaza yubatswe itwaye akayabo ka miliyari 1.5. Iyi ni inzu igizwe n'ibice bitatu. Igice cyo hasi cya parikingi hashobora kujyamo imodoka 50 zitabyigana. Iyi nzu kandi ifite n'ikindi gice cy'ubucuruzi ndetse n'imyidagaduro. Iyi nzu birumvikana ifite n'igice cy'ama ofisi atandukanye y'abanyamuryango ba FPR. Mbivuze gutya ntago wabyumva neza, ariko reka nkubwire bimwe mu bigize iyi nzu. Iyi nzu reka mvuge kuri sale yayo. Ifite sale y'igitangaza, ifite sale nini, ifite sale ifite sound proof, ifite lighting, sale ishobora kwakira abantu benshi cyane mu gihe bari mu byabo bagacuranga uko babyifuza, ndetse umuziki ntusohoke hanze. Iyi sale yubatswe mu buryo bugezweho kubera ko nta kibazo na kimwe cyabamo, kubera ko buri byose baba babikotorera kuri screen. Iyi nzira irahenze. Murumva namwe agaciro k'amafaranga ihagaze. Si ibi bikorwa gusa, reka tugere ku gikorwa cya nyuma aricyo dusorezaho. Huye iri kubaka isoko ry'igitangaza, isoko mpuzamahanga. Ni isoko rinini cyane ry'abashoramari 50 bishyize hamwe. Iri soko rizuzura rihagaze miliyari 7, aho kuri ubu rigeze ku kigero cy'amafaranga miliyari 4.5. Birumvikana iri soko naryo rigiye kurangira. Biteganyijwe ko iri soko rizarangira mu mpera z'uyu mwaka wa 2026. Iri soko rizahindura ishusho y'umujyi wa Huye. Huye ibi byose nibyo biyishyira ku mwanya wa kabiri nyuma y'umujyi wa Kigali. Huye ni igitangaza. Iyi documentary twabateguriye ntabwo ari ibitekerezo bya muntu. Twayiteguye twifashishije imbuga nkoranyambaga zitandukanye za leta ndetse na website zitandukanye zirimo Statistique, RDB, Minefra, Huye ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ndagusaba wowe twabanye muri iyi documentary kuva dutangiye kugeza dusoje. Ndagusaba ntugende udakoze subscribe niba utarayikora, kandi kudusangiza ibitekerezo byawe muri comment ni inkunga ikomeye.
niba hari n'akarere kandi wifuza yuko twazavugaho cyangwa se twazagaruka ku bikorwa remezo byaho by'umwihariko ku nyubako zigezweho, watwandikira muri comment. Ndagusaba kandi gusangiza iyi video niba wayikunze inshuti zawe ndetse n'abavandimwe, kandi ndagusaba niba wayikunze gukanda like. Ndabashimiye cyane. Njye wumva nitwa Mr. Alex. Imana ibarinde.